murongo wa telefone n'igipatuwa ndakizi turakivuga. Indirimbo bayita Hit and Run. Indirimbo iri hit, noneho hari ukuntu nyine ubona indirimbo iri hit abantu bayiririmba nabi, kavuga ati ariko wabasobanurira. Shense na Masisika bakubwira ngo hit and run. Hit and run ni kuno umuntu nyine aguhereza agahita agenda. Umukobwa ureka wumve ukuntu asubiza abwira umuhungu, mumbwira uri mu buyobe. Watekerezaga ko ushobora kunyigarurira ibyiyumviro byanjye? Watekerezaga ko nshobora kwicara hamwe tugakundana? Oya, ngenda guhereza hit and run ukagenda. Ni hit and run ni ukuguhereza ugahita ucaho ukagenda. Icyo nashakaga ni agatwiko gusa bya bindi nyine. Washakaga urukundo wowe ushobora kuba wari umusazi. Nibyo nguhereza nyine ni hit and run. Kandi ijoro rimwe The Genius, ubundi ni gutya ngiye kujya niba The Genius atumva wowe wabifashe seriye, naguhaye akantu gatoya urangije ushaka kuzana ibintu byo kumfatirana. Ushaka kujya nkurikirana umbabarira wumveho mu mwanya uname n'akanya nahumeka byibura manakaya. Jesus aramubaza ati ariko sibundi washakaga iki, cyangwa nuko nahoraga meze neza ndi gucyanga? Ati naragushakaga ariko sinari ngukeneye. Tandukanye gushaka no gukenera. Ati ibyo bintu ntago ari umuntu wese ukwiye kubimenya, bigira ibanga. 6pr TV mbambarawe. Ati ndacyari akana gato yo ku buryo ntajya mu rukundo n'umuntu. Ati ariko ndagusengera byibura hazagira umuntu uza akuhaza nyine uko bishaka, kampani yawe ayigufashemo. Ikintu wamenye nuko abakobwa bameze nkanjye baba bashaka kwiryohereza n'amafaranga, ariko wowe utekereza ngo dukundane. Ati kandi ibyo si ibyanjye, cara wige. Ati watekereza ko ushobora kunyigarurira, ugatekereza ko nshobora kwicara hamwe nkatuza ngo dukundane? Oya, ngenda guhereza ukagenda. Nuko gira ugahita ugenda nyine. Ariko ubundi ibi ni byo sawa. Ati ngiye icyo nashakaga ni ibyo ngibyo nyine, nizo dealing gusa. Ariko wowe watekereza urukundo ushobora kuba wari waranasaze, naguhereza hit and run kandi ijoro rimwe gusa ugahita ucaho. Reka wumve umuhungu Masisika, inkuru ndende ngiye nyoroheje wari umeze neza, ubwo hari ibintu mba ndavuze. Ati ndabonaga ijoro iyo wakuragamo nkaguma nguhamagara hari ibintu nanjye nshaka, kandi nkumva najya numva akajwi kawe kuri telefone. Kumbe wowe wapi wari akanyabyaha nyine ushaka hit and run. Ahita amwemerera ati nariyo nyine. Ati ndamaze. Ati cyaze baranyigishije. Ati ubu ngubu nanjye natangiye izindi nzira. Ati ariko nkumbuye twakoraga urukundo. Ati ndacyari akana gato ku buryo ntajya mu rukundo ngo nkundane. Ati ariko ndagusengera. Ati byibura ibyo ushaka azagira uza abigukorere. Ikindi kandi abakobwa bameze nkanjye baba bashaka kwiryohereza bakagira n'amafaranga menshi, ariko wowe utekereza ngo riroshenishe. Uwo sinjye kundana, ariko mbega ibi mwabyumvishe. Ubundi nshatse indirimbo nanayirekera hano. Migia hit and run. Ati me did only want a little dealings. Byonyine ibyo nibyo nishakiraga. You look did a look you must dumble. Migia hit and run. Nyine kuguhereza ugahita ucomoka nta kindi bintu ngo by'urukundo. Kandi ijoro rimwe
uyu mukobwa iyo Shense arihinnye ngo yita Shane. Ako 6 per TV nakuntu nabihina nkita 6. Wibuke gukora subscribe. Ciao, turabakunda. Ni muzindi mu kanya gato tuhita tubatamo izindi nyinshi cyane zirenze.